Hello guys, mumeze mute? Ndizera mumeze neza. Uwiteka Imana ikibarinze aho muri mwese hatandukanye, nanjye ndaho meze neza. So this is Nadijo TV show nk'ibisanzwe. Rero niba uri mushya hano tuguhaye ikaze, kandi nukuri turagusaba kugumana natwe kuko rwose ntabwo tuzagutenguha kukugezaho videos nziza kandi z'ingirakamaro. Kanda subscribe rero ubu duteye inkunga, kandi nanone ube wizigamiye mu buryo bwo kuzabona videos zizakurikira ku gihe. Niba rero nanone usanzwe hano, nukuri turagushimiye cyane gukomeza kubana natwe, ni by'agaciro kandi turagukunda cyane. Twongeye tuguhaye ikaze mu kiganiro. So guys, hari abantu bifuje ko nababwira cyangwa se nabaganiriza makorogate atuma umuntu agira impumuro nziza mu kanwa, kandi nanone agatuma agira amenyo asa neza kandi y'umweru dede. So nguhaye ikaze rero nawe ukunda kwita ku mubiri wawe, muri make ukunda kwiyitaho, nk'uko dukunda kubivuga ko kwiyitaho ari kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko nawe wikunda. Ikintu cya mbere rero nakubwira tutaragera ku makorogate, ikintu cya mbere nakubwira, abantu baba bafite ikibazo cyo kugira mu kanwa hahumura nabi, cyangwa se ikibazo cyo kugira amenyo adasa neza, adasa umweru, ikintu cya mbere nakubwira ugomba kwitaho ni ugukoresha toothpaste ikwiriye cyangwa se umuti wa korogate ukwiriye. Ndaje nibabwire imiti ya korogate ushobora gukoresha mu kanwa hawe hakaba hahumura kandi ukagira amenyo meza asa neza, amenyo y'umweru dede. Irindi banga rya kabiri nanone ni ugukaraba amenyo byibuze inshuro 2 ku munsi. Ibyo bintu bari ingenzi cyane. Ukayakaraba mu gitondo cyangwa se ukoza amenyo mu gitondo ubyutse, ukongera koza amenyo nanone ugiye kuryama. Ibi bintu ni ingenzi cyane, biri mu bintu bishobora kuzagufasha kugira amenyo asa neza kandi nanone ukagira impumuro nziza mu kanwa, kubera ko iyo utabyitayeho ushobora kuba ukoresha umuti wa korogate cyangwa se toothpaste nziza wandikiwe cyangwa se wizeye neza, ariko ukayikoresha nabi. Icyo gihe rero ntabwo uzagira amenyo meza cyangwa se ntabwo uzagira wa muhumuro mwiza mu kanwa. Bifoko rero ugomba kugirira isuku amenyo yawe, ukayoza neza, ukamakinga sure ko amenyo yawe wumva ko akeye, nawe ukabifatira umwanya ukoza amenyo imbere, ukoza amenyo inyuma, hose ukahoza neza ukumva ko mu kanwa kawe hakeye. Hanyuma nanone hari abantu boza amenyo bagakora isuku mu kanwa ariko bakibagirwa ururimi. Guys, nagira ngo nkubwire yuko gukorera isuku y'ururimi cyangwa se tongue scrubbing, kubera ko ururimi rufata umwanda ndetse n'imvange ishobora gutera umuhumuro mubi mu kanwa. Icyo gihe rero iyo utabyitayeho ngo woze mu kanwa kawe neza, woze ururimi rwawe, icyo gihe ushobora kuba ukoresha korogate nziza ariko ukajya ubona n'ubundi nta musaruro iguha, kubera ko uba utayikoresheje neza mu buryo bukwiriye. Ikindi kintu nanone kirimo kibanga ugomba kumenya ni ugukoresha uburoso bw'amenyo bukwiriye, kandi ukitondera uburyo wozamo amenyo yawe, ukamakinga nyine n'ubundi sure ko mu kanwa kawe hakeye, hameze neza, harimo isuku. Ni ukuvuga hari n'ubundi buryo ushobora kujya wogesha amenyo wowe niba ufite uburoso nyuma y'amezi 3 mu gihe butagize ikindi kibazo cyangwa se butagaragaje ko bushaje mbere y'igihe, ariko ubundi uburoso nyuma y'amezi 3 uba ugomba kubuhindura. Irindi banga nanone ryagufasha kugira mu kanwa hahumura no kugira amenyo asa neza ni ukwirinda cyangwa se kugabanya ibiribwa bitera imyanda. Irinde ibiribwa byivanzemo amasukari menshi cyangwa se ibisindisha, kuko byose byongera ibyago byo kubona cavities cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda ibikomere by'amenyo no kugira umuhumuro mubi mu kanwa. Ibiribwa rero byivanzemo fibers nk'imbuto n'imboga
bituma amenyo aba asukuriye cyangwa se amenyo yawe aba asukurwa neza, ndetse nanone bigatanga umuhumuro mwiza mu kanwa. So guys, rero ni ukwita kuri ibi biribwa bituma ugira mu kanwa hahumura cyangwa se bituma ugira amenyo asa neza, kubera ko akenshi abantu baba bazi ko bari bubwiborose cyangwa se bari buze gukorera isuku amenyo yabo, ariko nanone ibi bintu akenshi ntibabyiteho. Hari n'igihe usanga abantu bakunda kurya ibiryo bikonje, kandi akenshi ibiryo bikonje akenshi usanga byajemo amabacterias ashobora kugenda kwangiza akanwa cyangwa akangiza amenyo. Icyo gihe rero ibiryo bikonje nabyo ni ukubyirinda, kubera ko nabyo biba bishobora kuba bifite, kubera ko nabyo byongera ibyago byo gutuma ugira mu kanwa hadahumura neza, cyangwa se byo kubona ushobora kuba wagira ikibazo cy'amenyo. So guys, ibi bintu rero mbanje kubabwira ni amabanga akomeye cyane abantu batajya bazirikana cyangwa se batajya bitaho, cyangwa se ni ibintu batajya bitaho cyane, bakumva ko bafite umuti w'amenyo mwiza wizewe, ariko ntibazirikane yuko bashobora kuwukoresha, ariko nanone bazirikana ibyo bashobora gushyira mu kanwa byabateza ibyago byo kurwara amenyo cyangwa se byo kugira umuhumuro mubi mu kanwa, hanyuma ibyo byose ntibabyiteho. Rero niba ushaka kuzagira mu kanwa heza, mu kanwa hahumura, ukagira amenyo asa neza asa umweru, utu tuntu ujye utwitaho cyane. Hanyuma so twihuse rero, reka mbereke umuti w'amenyo umuntu ashobora gukoresha akaba yagira mu kanwa hahumura, kandi nanone ukaba wagira amenyo asa neza, mbese ukaba ufite ubuzima bwiza mu kanwa kawe. Umuti w'amenyo mwiza rero nakurangira wa mbere ni umuti w'amenyo witwa Charcoal Colgate. Ubu hari ahantu hose mu masoko yose, ubu hari kandi ntabwo uhenda. Uyu rero umuti w'amenyo ukoresha charcoal cyangwa se amakara nk'ibinyabutabire nyamukuru, ikaba nanone ifite ibyiza byinshi mu gusukura no kubungabunga amenyo. Bimwe muri ibyo rero harimo gukora amenyo neza cyangwa se gukora amenyo yera. Nk'uko rero tubizi, amakara ni igikoresho kizwiho gukuraho amabara atari meza ku menyo. Umuti w'amenyo wa charcoal cyangwa se umuti w'amenyo w'amakara ikoresha ivumbi rya carbone mu gukuraho plaque cyangwa se ibirundo by'ibiryo, ndetse n'amabara y'inyuma aturuka ku byo kurya cyangwa se kunywa, nko ku itabi cyangwa se ibyo kunywa by'umutobe. Ikindi cyiza cy'iyi Colgate ni uko itanga isuku iremereye. Iyi Colgate igira ubushobozi bwo gukora amenyo yera mu buryo bwiza kandi bworoshye. Ikindi nanone iyi Colgate irwanya ibinure by'amenyo. Iyi Colgate ifasha mu kubungabunga ibibazo byo gukama mu kanwa, aribyo bita dry mouth, kuko ikora isuku ryimbitse mu kanwa no mu menyo. Ibi rero bigatuma umuntu abasha kugera ku isuku ry'amenyo n'umutekano mu kanwa. So iyi Colgate rero ifite uburyo bworoshye bwo kuyikoresha mu buzima bwa buri munsi. Ikindi kandi nanone yanditse mu buryo bworoshye kumva uko ikora, kandi ikora neza ku menyo yose mu gihe gito. Iyi Colgate rero nayigushishikariza nawe ko waba wayikoresha, bityo ukagira amenyo asa neza asa umweru dede, kandi nanone ukagira umuhumuro mwiza mu kanwa, kubera ko iyi Colgate ni nziza, ikunze kuba yoroshye kuboneka mu isoko kandi inahendutse, kandi nanone inakora neza mu gukora amenyo y'umweru kandi asukuye. Iyi Colgate rero niba wifuza kuzagira mu kanwa hasa neza cyangwa se mu kanwa hahumura n'amenyo asa neza, wazayigerageza nayo ukayireba. Hanyuma undi muti w'amenyo nakubwira kuzagerageza ni umuti w'amenyo witwa Max White Colgate. Iyi nanone ni Colgate cyangwa se toothpaste izwi cyane ku bushobozi bwayo bwo gukoraho isuku y'amenyo no kuyafasha kumera neza.
iyi nayo ifasha gukuraho amabara atari meza ku menyo, harimo n'amabara yaturutse ku binyobwa nka kawa cyangwa se itabi cyangwa se ibinyobwa by'amafunguro bishobora kwangiza amenyo. Iyi korogate rero nanone ikora neza mu gutuma amenyo agaragara neza kandi afite uburanga bw'umweru. Nanone kandi icyo nakubwira kuri iyi Max White Colgate, ifasha mu kurwanya umunuko mubi mu kanwa. Nk'uko tubizi iyi Max White Colgate ifite ibinyabutabire byongera uburyohe no gutuma umuntu ahumura neza mu kanwa, bityo nanone ikafasha mu kubungabunga cyangwa se mu kurwanya bagiteri zitera guhumura nabi mu kanwa. By'umwihariko rero iyi korogate igafasha kugabanya indwara zituruka kuri bagiteri cyangwa se bagiteriya mu kanwa, bityo bigatuma umuntu agira umwuka mwiza mu kanwa. Ikindi nanone nakubwira kuri iyi korogate, ni uko ikora isuku y'amenyo itangiza cyangwa se itabangamira ibindi bice by'amenyo, bityo bigatuma amenyo aguma afite ubuzima bwiza kandi nanone akaba ari ya menyo atakwangirika cyangwa se amenyo atangirika. Uri kumva ko iyi korogate rero nayo iri muri korogate nziza cyangwa se iri muri toothpaste nziza dufite, zishobora gutuma ugira mu kanwa hahumura kandi nanone ukagira amenyo asa neza, asukuye, asa umweru dede. Indi korogate nanone nagubwira wazakoresha cyangwa se wazagerageza kugira ngo uzagire mu kanwa hahumura kandi nanone ugire amenyo asa neza, amenyo y'umweru, ni korogate bita Pepsodent toothpaste na Colgate toothpaste. Izi ni inganda ebyiri zikora toothpaste kandi nziza. Pepsodent na Colgate ni amabanga abiri azwi cyane mu bucuruzi bw'isuku y'amenyo, azwi cyane ku isi, ariko nanone buri imwe ifite umwihariko wayo mu buryo bwo gukora no gutanga serivisi nziza. Iyi korogate rero ya Pepsodent cyangwa se iyi toothpaste ya Pepsodent ni umuti wamenyekanye cyane kubera umwanya wayo wo guhashya indwara z'amenyo nka cavities cyangwa se ibikomere by'amenyo. Ikindi nanone breath freshening cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda guhumura neza no gukuraho isukari mu kanwa. Amavuta cyangwa se uburyo bwa Pepsodent atanga uburyo bwo kwita ku menyo binyuze mu gukoresha fluoride izwiho cyane mu kurinda cavities ndetse no gufasha mu gukuraho ibimenyetso by'umwanda mu kanwa. So rero iyi Pepsodent igira ubwoko bwayo butatu, harimo iya mbere uzabona ko hari Pepsodent Cavity Protection, hakaza nanone iyo ngiyo ikazaba ifasha mu kurinda indwara z'amenyo. Nanone uzabona indi yitwa Pepsodent Whitening, iyo nanone ikaba iteza imbere isura y'amenyo mu buryo bwiza. Nanone indi nanone uzabona ni Pepsodent Herbal, iyi nanone yongera umwuka mwiza mu kanwa hifashishije ibikomoka ku bimera. So ubwo rero ni ubwoko butatu bw'umuti w'amenyo bwa Pepsodent toothpaste uzajya ku isoko uzabona ko harimo ubwoko butatu, uzahitamo bumwe ariko bwose buzakugirira akamaro. Nanone rero korogate tuzi twese nayo ikoresha fluoride kugira ngo nanone irinde cavities cyangwa se ibikomere by'amenyo, ari nako nayo itanga serivisi zitandukanye. Korogate rero nayo igira toothpaste z'ubwoko butatu cyangwa se igira umuti w'amenyo urimo ubwoko butatu. Harimo iya mbere uzabona ko iya mbere hariyo uzabona ko yanditseho Colgate Total. Iyi rero korogate igamije gutanga uburinzi ku menyo mu kanwa ndetse n'indwara z'amenyo zishobora kuba ku gihe. Nanone uzasanga hari indi korogate yitwa Colgate Whitening,
iyi nayo uzabona ko igamije, nuyikoresha izaba igamije gukuraho imitego n'ibimenyetso by'amabara ku menyo. Iyi rero Colgate Whitening nayo izagufasha gukora amenyo yawe, kugarura isura cyangwa se kuba amenyo yawe yaba umweru dede, kuko nayo ikora mu gukuraho imitego n'ibimenyetso by'amabara ku menyo. Indi Colgate nanone tuzasanga indi Colgate yitwa Colgate Sensitive. Iyi nayo ifasha ku bantu bafite amenyo atabasha guhangana n'ibyuma by'umuriro. Muri rusange rero Pepsodent na Colgate ni amabanga abiri akomeye mu ruganda yo gufasha kugira amenyo afite isuku kandi asa neza, akagufasha kugira umuhumuro mwiza mu kanwa. Indi Colgate ya gatanu nakubwira ni Colgate bita Whitedent. Iyi abantu benshi barayizi. Iyi nayo ni toothpaste izwi cyane nk'izina ry'ikimenyetso ry'igicuruzwa bisukura amenyo, by'umwihariko bituma amenyo agira umweru kandi nanone akagira isuku. Iyi toothpaste rero ikoreshwa n'abantu benshi kubera ibyiza byinshi igira. Nayo rero ifasha mu gukuraho amabara y'inyuma ku menyo, harimo n'amabara aturuka ku biryo, itabi cyangwa se ibinyobwa bishobora nabyo gutera amabara mabi ku menyo. Iyi Colgate rero nayo ni nziza cyane, nakubwira ko nayo yazagufasha kugira mu kanwa hahumura, mu kanwa hasa neza, kandi nanone ikagufasha no kugira amenyo asa neza, amenyo y'umweru. So guys, isuku rero y'amenyo ni urugendo rw'igihe kirekire, kandi nanone ishobora gutanga ibyiza bidasubirwaho, harimo kugira amenyo asukuye kandi afite umuhumuro mwiza. So guys, kugira rero amenyo meza cyangwa se amenyo yera ntibisobanura gusa ko ushobora kuba ukoresha toothpaste nziza, ahubwo bisaba kuba ufite gahunda iteguye neza yo kubungabunga isuku yawe y'amenyo. Nk'uko twabivuze kare, kugira gahunda ihamye yo gusukura amenyo yawe, yo gusukura mu kanwa kawe, nicyo kintu cy'ingenzi kurusha kuba wumva ko ukoresha umuti w'amenyo mwiza. Ahubwo ni ugukoresha umuti w'amenyo mwiza. Muri iyo miti y'amenyo naberetse ruguru, imiti uko ari 5, ushobora kuzagerageza umwe, ariko nanone ukagira gahunda, ukoza amenyo yawe neza, ukoza mu kanwa kawe neza, ukumva ko hose hakeye. Hanyuma ukagira n'igihe wogerezaho ayo menyo cyangwa se wogerezaho mu kanwa, mu gitondo, saa sita bigukundiye, na nimugoroba, kandi ari ibintu bihoraho. Ibyo bizagufasha kugira mu kanwa hahumura, bizagufasha kugira amenyo asa neza. So guys, nizere ko mwungukiwe byinshi cyane n'iki kiganiro cy'aka kanya dukoze. Hanyuma mwakoze cyane kubana nanjye, mwakoze cyane kuntega amatwi. Hanyuma ukore share iki kiganiro, isharinge inshuti zawe, isharinge abavandimwe bawe, nabo bungukirwe byinshi ku bijyanye n'isuku yo mu kanwa. Hanyuma nukunda iki kiganiro duhe like, comment. So niba utarakora subscribe, turongeye turagusabye ntugende utayikoze, kuko ni inkunga ikomeye uba uhaye na Dijo. Hanyuma turabakunda cyane, kandi nukuri mbashimiye cyane ko mwabanye nanjye. Naho ubutaha kuri na Dijo TV show. Ciao ciao.